Yes, reka mfata akanya rero nongere mbasuhuze mwe mwese mwahisemo gukurikira Kwizera Leonce Official. Ndabakunda cyane kandi nishimira kuba muri kumwe nanjye. Rero nkuko mubizi dusanzwe tubagezaho ibiganiro byinshi by'ubwenge, ureke bya bindi umuntu atega amatwi bikarangira nta kinakuyemo. Twebwe rero twahisemo kujya tubagezaho ibiganiro by'ubwenge ku buryo umuntu wese wadukurikiye agira ikintu asigarana, akaba yabasha no kuba yagira uwo agisangiza ari fieri yuko nta muntu uzamugaya. Hanyuma uyu munsi rero twabazaniye umutumirwa, umukobwa mwiza. Reka muhakanya atwibwire hanyuma nasuhuze abadukurikiye, niba ari nabandi ashaka gusuhuza abasuhuze, anabifurize gusoza umwaka neza. Okay, murakoze. Amazina nitwa Mugwaneza Sandrine. Nishimiye buri umwe wese udukurikiye kandi mbahaye ikaze kuri Kwizera Leonce Official. Turabakunda cyane, mwese mbifurije umwaka mwiza kandi uzabahire. Murakoze. Hanyuma Umugwaneza Sandrine, izina ni ryiza. Ese koko n'ubusanzwe ugwa neza? Yego, namwe mutabizi, abantu bose badukurikiranye barabizi yuko Umugwaneza Sandrine ahora agwa neza igihe cyose. Utabeshye? Yego. Hanyuma kugwa neza no kugira ubuntu birajyana. Ugira n'ubuntu? Mbere cyane. Naka nimero tugashyireho. Oya, umuntu ushaka nimero yandike muri comment nzabibona. Yes, murabyumva rero ko kuri Kwizera Leonce Official uyu munsi bimeze neza. Noneho tubafitiye n'umukobwa ngo ugira ubuntu akanagwa neza. Ubwo rero nizere ko muza kuza kunyandikira muri comment mukambwira ibyo ari byo. Hanyuma Umugwaneza Sandrine, ubusanzwe Sandrine ni muntu ki, abayeho ate, akunda iki? Mbega mu buzima busanzwe dusangize ubayeho gute, ukunda iki bisanzwe tu? Murakoze. Sandrine Umugwaneza ni umukobwa w'umunyarwandakazi. Icyo ni icya mbere. Ni umukobwa ukunda kuba mu buzima bumuhaye amahoro, atekanye, nta muntu wo kumustressa bya hato na hato, ntabwo abikunda. Ni umukobwa ukunda umuntu wese wiyubaha akihesha agaciro. Ikindi nkunda music. Izimana cyangwa izisanzwe za sekiro? Indirimbo iyo ari yo yose biterwa na mood ndimo nyine kuri uwo munsi, ariko indirimbo zose ndazikunda muri rusange. Ubu ngubu noneho ushobora no kumva na Kenya Trap. Aya. N'amapiano. Trap ntabwo nzikunda gake, ntabwo ari cyane. Amapiano se kagezweho? Bigezweho, ariko kuri njyewe hari ibyo nkunda. Yego. Ubwo ukunda turirimbo tw'urukundo twa ba King James n'aba Meddy? Yego. N'iza Kivumbi ariko nazo njya nzirebamo gake. Akarimbo ka Kivumbi se ubwo wemera ni nk'akahe? Whatever. Ntabwo ari abakobwa benshi bakunda kumva za Kenya Trap. Yego. Ntabwo ari we wenyine. Hanyuma Sandrine, uri umukobwa, uri urubyiruko, uba utembera hano hanze, uri n'umusirimu cyane. Hano hanze ujya ubona ukuntu abakobwa bambara, sibyo? Yego. Ubona bambara bati? Bambara bitewe na viziyo turimo. Uri urubyiruko, ubona imyambarire urubyiruko rufite hano hanze, ujya wumva ko n'abayobozi bagenda babigiraho ikibazo. Nka Kabera ahora bivuga, avuga abakobwa bambara utumini dukabije ngo baba bameze nk'abibagiwe kwambara. Hanyuma ubona n'abandi bambara amadeshira akabije. Ibyo bintu ubivugaho iki? Ibyo ndabyumva, ndabizi, ndanabibona kenshi nk'umuntu uba ugenda ahantu henshi. Ibyo ni ibintu bisanzwe kuba wabibona, ariko kuba abantu ariko bambara biterwa n'igihe barimo. Gusa ikintu abantu bose bashishikarira ni ukuba bagabanya imyambarire hanze iteye ubwoba. Wowe ntabwo bishyigikiye? Ntabwo mbishyigikiye habe na gato. Nk'umuhungu wambaye deshire we rwose wapi. Umuhungu wambaye deshire no vaho nta kintu yakubaza? Oya. Abantu se ko bavuga ko imyambarire ntayihurira no mu mutwe, wowe ubihuza gute? Ntabwo ngiye kuba umuntu yakwambara deshire mvuga yuko aba adafite mu mutwe hazima, ariko kuba nyine ayambaye ngiye kuri njye simbikunda, nta nubwo mbona bigaragara neza ko abantu benshi ntabwo bamufata neza. No kuvuga ko umuntu waba akunda kwambara deshire, ubwo ngubwo niba yari afite gahunda, ubwo ahita asubiza amerwe mu isaho? Ubwo nyine niba yabikoraga mbere yuko afite gahunda yo kunereta, niba afite gahunda yo kunereta kuri ubu ngubu ngiye ntabwo namwemerera kuzambara ko simbikunda.
ubwo ngubwo abadukurikiye barabumva bamenye icyo gukora. Hanyuma wako numva wagira ngo utsimbaraye ku mico ya kera cyane. Ntabwo ari ukuvuga yuko umuntu aba atsimbaraye ku muco, ariko n'ubundi igihugu cyose kirangwa n'umuco wacyo. Niba ukuntu abantu bambaraga kera bihabanye, yego n'ubu, ariko nanone basibe kurengera. Hari abantu bavuga ko ugomba kwambara bitewe n'ahantu uri, ukambara wagiye muri show, ukagira uko wambara uri muri show, ukagira n'uko wambara uri mu rugo. Ese aramutse yambaye gutyo ariko wenda bikaba bifitinga n'aho ari muri show, bwo bitwaye iki? Ni ukuvuga ngo n'ubundi ni ibintu bisanzwe muri sosiyete, umuntu yambara bitewe n'ahantu ari. Ntabwo afata imyenda ya siporo ngo ujyane gusenga, cyangwa ufate itise n'ikote ujye muri siporo. Ntabwo ibyo bintu byaba bijyanye. Ni ukuvuga ngo umuntu yambara imyenda bitewe n'ahantu ari, kugira ngo afitinge neza ibintu arimo. Ni ukuvuga ngo aramutse rero yambaye uko abonye akigira mu kirori, ntabyo kuvuga ngo yibagiwe kwambara. Agiye mu kirori yambaye deshire, byaterwa n'abantu bari kumwe. Ntabwo aba agiye ahantu hari abakecuru cyangwa se abasaza ngo agende yambaye deshire, ntabwo byagaragara neza. Okay. None se ugira umukunzi? Yego, ndamufite. Hanyuma hari umuco wa kinyarwanda uvuga ko ngo umukobwa atabwira umuhungu ko amukunda. Wowe ibyo bintu byumva gute? Ngewe nkunze umuntu bigendereye ku muco, ariko kuba umuntu yakunda undi ntabwo bivuze kuko ari umukobwa, ntabwo bivuze yuko atagenda ngo amubwire ko amukunda. Ngewe mbonye umuntu nkamukunda, ntabwo nagenda ngo mpite mubwira ko mukunda, ariko ibikorwa byaba byivugira. Ni nk'ibi? Nabimwereka nyine, niba hari ikintu akeneye nakimufasha n'ubuzima busanzwe. Ukagenda umusedwisa gake gake ukamwereka ko umukunda, nawe akazagera akabivuga. Nawe ari umuntu uzi ubwenge, yabareba yabibona. None se wowe ntabwo wagenda ngo umubwire uti jyewe wa mutipe we, jyewe naragukunze, nabonye wenda imico yawe ukuntu uteye, ibintu nk'ibyo, ndagukunda? Ntabwo wabimubwira? Aya, ntabwo nagenda bamubwira ndagukunda. Kubera nyine nk'uko twavuze, ubundi ibintu byose bifokasinga ku muco w'igihugu. Ntabwo kuba mukunda bivuze yuko ngende mbimubwire ko mukunda. Oya, nabigenza ukundi kuntu ku buryo arabibona, ubwo atabibonye nawe yaba afite ikibazo nazi. Ngaho rero nk'abatipe badukurikiye bamenera ibanga ry'ibyo bajya bareberaho ubutaha, bakamenya niba umukobwa yabakunze. Ntabwo wabona umuntu akwitayeho agukorera ibintu biri necessary uvuge yuko utabona yuko agukunda. Eida kuba wamuhamagara akaba yakwitaba, cyangwa se kuba hari utuntu na tumukeneye akaba yatugufasha, ibyo byonyine biba bihagije. Ibyo ni byiza cyane. Ubwo ngubwo tumenye uruhande uherereyemo. Wenda urwaye n'abakobwa bari kumva nabo bameze nkawe, bakumva uri mukuri. Hari n'abari kuvuga bati wenda ibyo ngibyo byarashaje. Ati niba ukunda umuntu muhamagara ubimubwire, wa mugani wa King James. Na King James yaravuze ngo nturara utabivuze, kandi turi no muri generasiyo ibyemera. Yego. Ubwo rero ndumva ubwo buri muntu yakura make, ariko ubwo wenyine ni uko nguko ubyumva tu. Hanyuma wumva nk'umuhungu wenda wagukunda, cyangwa se wowe wakunda, wumva yakaba yujuje iki? Wenda muri rusange abakobwa, ikintu cya mbere dukunda umuhungu wiyubaha, kandi akaba afite mu mutwe, ntabwo kuvuga ngo umuntu ariyubashye gusa nta mu mutwe, ntabwo bimacinga. Aba agomba kuba afite mu mutwe, afite kuba yashaka ikintu cyageraho kibavana naho kibageza, kugira ngo ubuzima bwanyu buzagende neza. Ese ubwo kwiyubaha ni gute? Kwiyubaha ntabwo wakunda umutipe ugenda ukamubona ku muhanda ari kunywa itabi, mbese anywa ibiyobyabwenge, ntabwo biba ari sawa. Yego, ngira ngo rero n'ubundi uwo mutipe nta muntu utamukunda. Umutipe wiyubashye, ufite viziyo, atari wa wundi ngo ufite televiziyo, nubwo numvise ngo bigezweho. Ngo umukobwa ngo asigaye yanga ngo umuhungu ngo ufite viziyo, ngo akisangira ufite televiziyo. Ariko nanone n'ubundi kugira gahunda udafite akantu, nabyo nta kintu kiba kirimo, nabyo turabizi hano hanze abenshi babigenderaho. Ese wowe ntago kantu karebaho? Nkanjye kuri njyewe ngendanye n'abantu bazi ubwenge, ntabwo kuba wakanga umuntu ufite viziyo ugasanga ufite televiziyo, ntabwo ari ibintu bimacinga. Ahubwo ngiyeho gushaka wandi ufite televiziyo, nashaka ufite vision.
abandi bakobwa rero basigaye bavuga ngo n'ubundi byose ni kimwe, ushobora gushaka udafite akantu ngo kazaruririramo, ngo wanashaka ugafite n'ubundi ukarira, ugasanga baravuze ngo afazari ngo wariranga ariko ukarirurira muri benzi, ako ntabwo kazi. ibyo ngibyo bijyana bareba hanze aho ukuntu bimeze, ariko tujye twibuka yuko uko umwe bimugendekeye ntabwo ariko undi bimugendekera. Ntabwo abantu bose ariko bibagendekera, kuko ntabwo wakurikiza ngo uyu muntu yarashatse bigenda gutya ntibyagenda neza. Amahirwe y'umuntu ntabwo aba ari nk'ayandi yose, buri muntu agira ukuntu ubuzima bwe buzagenda. Ntabwo nagendera ngo runaka byamugendekeye gutya ngo mitemo kunyura mu nzira ye, ntabwo ari byo nyine, kubera baba batazi neza ukuntu bizagenda. Niyo mpamvu aravuga ati njyewe aho kugira ngo nzajye kurira nanaburaye, reka njyewe noneho njye ndira, ariko ndire nariye ifiriti. Ibyo byose babyita kurira, byose nta gahinda ni kimwe, nta kintu cyiza kirimo. Ariko ibaze kurira ukarira wanaburaye, urumva gufatanya n'inzara, ariko byose byitwa agahinda. ubwo nyine buri muntu aba afite motifu ye, akagira n'icyo ashingiraho. Wenda ubwo buri muntu azajya agira uko abitamo, ubwo nawe ni uko wabisemo. ubwo wenda ndumva wakwemera kurira wanaburaye. Yego. Hanyuma dusoza ikiganiro, nagira ngo ugire ikintu ubwira abakunzi ba Kwizera Leonce Official, hanyuma dukomeze dusoza. Ndabashimiye, nshimiye buri muntu wese warebye iyi video kuri Kwizera Leonce Official. Turabakunda kandi tubashishikariza guhora mukurikirana ibiganiro byiza dushyiraho, ko ni by'agaciro kuri buri muntu wese. Umuntu waba ushaka kumenya wabayeho mu mateka y'isi, wabyandika muri komenti kugira ngo uzabashe kubona ibyo wifuza kandi neza, amakuru yizewe. Murakoze. Yes, nk'uko mutumirwa rero bikomojeho, ikintu cyose wakwifuza kumenya biroroshye, wandika muri komenti cyangwa ukanyandikira kuri WhatsApp, hanyuma ukambwira icyo kintu tukazagikoraho ubushakashatsi tukakubwira mu buryo bwimbitse. Njyewe nitwa Leonce Kwizera, hano turi ni kuri Kwizera Leonce Official. Reka nshimire buri muntu wese waruri gukurikira ikiganiro hano, hanyuma mbashishikariza gukora like, gukora share no kutubwira uko ikiganiro kimeze, hanyuma mukanashimira uno mutumirwa wacu niba yabikoze neza, niba yitwaye neza, niba se hari akantu mu munenga nako mukatubwire, hanyuma ubutaha tuzamugarure cyangwa se tumwihorere. Ndabashimiye cyane. Urakoze. Ciao ciao. Nawe ubutaha. Urakoze cyane.